ariko ntabwo bari ukugitwara, ni umusaruro uvamo bohereza kugira ngo utwikire rya deni bafashe. Ibyo rero ni ibintu biba byaraje mu masezerano, nta gitangaza kirimo. Hari n'ibyo bavuga mu minsi yashize ku cyamu cya Mombasa muri Kenya, nacyo bavuga ko Abashinwa bashobora kuzagitwara, ariko kugeza ubu sinumva hari icyo batwaye, ahubwo baragerageza noneho bakishyurwa neza, ibindi byose bakabihagarika. Okay. Ni umaze kutubwira muri rusange ibishingirwaho mu by'inguzanyo zihabwa ibihugu mu gutegura amasezerano, mu kugira n'ibiki bigiye bitandukanye. Niki kibuza ibihugu kugira amadeni? Ikibuza ibihugu kugira amadeni ni ukubera ubukungu bwabyo uko babwifashe. Hari igihugu kiba gifite amadeni menshi ndetse yarakirenze, noneho bagikorera imibare, kuko ya miryango twavugaga ya Fonds Monétaire cyangwa ya World Bank iba iri muri banki nkuru y'ibyo bihugu, ireba ukuntu amafaranga agenda acungwa, uko ifaranga rigenda rita agaciro cyangwa ryongera agaciro, ku buryo bagikure bagafata na za nguzanyo. Ibyo kuvuga ngo hari abagurishije igihugu, ntawe ugurisha igihugu kigihari, kuko igihugu bakiguze wababona. Turabasuje abadukurikiye kuri Rwanda TV, nk'uko bisanzwe ni Andi Bugingo. Uyu munsi twongeye kugaruka hamwe na mwarimu wacu Dr. Bihira Canisius, muramumenyereye. Dr. uramahoro? Ndamahoro, nanjye kandi ndasuhuza abatureba n'abatwumva. Murakaza neza. Dr. nk'uko mumubona, tumusanze mu busitani iwe, tuje kuganira nawe ku bintu bitandukanye, ariko uyu munsi by'umwihariko turi buze kwibanda ku bijyanye na ekonomi. Muramumenyereye, ni byo biganiro dukunze gukora. Ubwo twirebere ideni, kugira ngo umuntu akoreshe ideni abe umukire, ibyo bintu birashoboka? Ideni buriya nicyo kintu kizamura ubukungu ku muntu uzi kuricunga neza. Udafashe ideni, ubwo ubukungu bwawe bwazamuka buhoro cyane. Ideni rituma ubukungu bwawe buzamuka vuba, ukabasha kuryishyura, ukabasha no kuzigama inyungu. Niyo mpamvu bavuga ko ari igihugu, ari umuturage, umuntu iyo adafite ideni asigara inyuma. Ni ibintu byagaragaye ku bihugu byose, n'ibihugu by'i Burayi nyuma y'intambara byagombye gufata ideni kuri Amerika mu byo bitaga Plan Marshall, birazamuka, ubu ngubu byateye imbere. Kandi icyo gihe intambara y'isi yose yarangiye, barakennye bamerewe nabi, ariko ubu ngubu barakize, bari ku rwego rwiza. Ideni rero iyo umuntu abashe kuricunga neza, ntaricunge nabi, rizamura ubukungu bw'igihugu, rikazamura ubukungu bw'abaturage. Ni ikintu rero, ideni ni ikintu cyiza cyane mu kongera ubukungu. Dr. ibyo bintu uvuze bihabanye n'iby'abantu benshi bavuga ku ideni. Hari nk'abavuga bati ideni rigukura mu bagabo kandavura, rikaguteranya n'abantu ndetse n'amayira wanyuragamo ukayahindura. None wowe uti ideni ryatuma ugera ku bukire? Abo bantu babivuga ntabwo bazi ideni icyo ari cyo, kandi ikigaragara ni uko abantu benshi bafata ideni ntibarikoreshe icyo bagomba kurikoresha. Umuntu agafata ideni akubakamo inzu nziza y'ama-etaje 2 cyangwa 3, akayituramo izindi etaje. Umuntu agafata ideni akabanza akaguramo imodoka nziza igura miliyoni 200, akajya agenda arata ko yaguze imodoka nziza, nyamara yari kugura imodoka ifite agaciro ka miliyoni 10-15, akayigendamo nta kibazo, rya deni ry'akarishyira mu kintu cyongera umusaruro. Naho ngaho bavuga ngo ideni rikuvana mu bagabo kubera ko waricunze nabi. Ni ibintu byumvikana, ariko
abenshi urebye ndetse n'ibihugu bifata amadeni bikazamuka rwose bikagira iterambere. Natanga urugero nk'igihugu cy'u Rwanda, amadeni cyafashe usanga acungwa neza ndetse akagirira akamaro u Rwanda. Ugasanga imihanda yarubatswe, ibibuga by'indege byarubatswe, inzu z'inama nka za convention center zarubatswe, mbese ugasanga ibintu bijyanye n'iterambere, amashanyarazi, amazi, byose birimo gukorwa kandi ugasanga bifitiye akamaro igihugu. Dr. nta gihe gishize IMF ishyize hanze urutonde rw'abantu bayiri mu imyenda, reka byite gutyo, ibihugu bigera muri 94 muri East Africa byose birimo. Narabanje ndibaza nkimara kubona icyo kintu, nabavuze nimpura na Dr. nzamubaza ngo ubundi nibiki bishingirwaho igihugu kijya gufata ideni, guhitamo ngo iri nzarifata muri IMF, iri nzarifata muri World Bank, n'iki byose hashingirwa kuki? Ikintu gishingirwaho ni umushinga uba wakozwe. Usanga ari amabanki akomeye, ndetse navuga ko ari internationale, areba umushinga wakoze, ariko umushinga ufitiye abaturage benshi akamaro, kandi akareba ukuntu ucunga ya mafaranga baba baraguhaye, akabona kuguhandi, kuko hari ibihugu usanga byaragiye kuri blacklist bitagikorana n'ariya mabanki. Ariko natanga urugero nko mu Rwanda, turacyakorana neza kuko basanga amafaranga acungwa neza. Okay, ikibazo cyanjye kugira ngo ideni rimwe uvuge ngo nzarifata muri IMF, irindi muri World Bank, irindi muri Asia, irindi ndi gufata hana, ni wowe ugena aho urifata cyangwa hari aho baritanga ari naho bataritanga? Igihugu kigena aho kizafata ideni cyangwa hari amabanki abazwi ko atanga ideni ku bihugu byujuje ibi, ku mishinga yujuje ibi? Igihugu gikora umushinga, noneho kikareba naho kizawugeza. Ku byo wambazaga kuri IMF na World Bank, bariya barakorana n'ubundi usanga ari nka bamwe. Iyo wujuje ibyangombwa utanga umushinga, bakawiga bakakubwira ko umushinga bashobora kuwutera inkunga cyangwa kuwuguriza. Noneho usanze batawuguriza, kuko ntabwo imishinga yose bayiguriza, ushobora kujya mu yandi mabanki nka Banque de Développement BAD, ushobora no kujya mu bihugu binyuranye, mbese mukagirana amasezerano yo gukorana igihugu ku gihugu. Mbese hari ahantu henshi hashobora kuva inguzanyo hanyuranye. Icyo gihe rero igihugu gihitamo gikurikije ukuntu cyatoranyije abazakiguriza, gikurikije n'uko inyungu, kuko inyungu yariya mabanki biri hasi usanga ihera nko kuri 5%, 3%, hakaba n'izo basonera inyungu ugasanga n'amafaranga bakugurije uzishyura nta nyungu. Ibyo byose rero birarebwa kugira ngo igihugu kizahitemo abazakiguriza. Ntabwo rero ari ukupfa kuvuga ngo turajyana oya, ureba ahantu uzagurizwa bigatuma ukora umushinga wawe kandi bitagutwaye amafaranga menshi ku nyungu. Okay, Dr. wenda udufashe kubyumva neza. Mu buzima busanzwe umuntu kuguza muri banki atagiramo account biragorana. Ibi bihugu biba byarabanje gufunguza konte muri ziriya banki z'ibikomerezwa kugira ngo zemererwe kugurizwa? Icyo ni ikibazo cyiza, ariko ubundi amabanki akomeye ku isi ndetse na hano mu Rwanda arahari, akubwira ati nyereka uko wakoranaga n'indi banki, noneho ufungure konti wanjye
ngewe ndakuguriza nta kibazo. Ibyo ni ibintu nakwita ko bijyanye na liberalisme na kapitalisme, ugushora amafaranga akazunguka. Kuko kureba ngo uyu muntu yari muri banki yanjye twakorana gutya, biriya nta gaciro bigifite. Ahubwo iyo usanze yakoranaga n'indi banki akora neza, nawe uramuguriza, ahasigaye mugakorana neza, ntacyo biba bitwaye. Ariyo mpamvu hano mu Rwanda amabanki akomeye ntabwo areba ngo wari ufitemo konte, areba n'ahandi wari ufite konte akabona kukuguriza. Muri make si ngombwa ko igihugu kigira konte muri IMF cyangwa muri World Bank kugira ngo kigurizwe. Ubundi ibihugu byinshi birimo, iyo batari kuri blacklist, ibihugu byo ku isi byose birimo, ho nta kibazo. Ariko mu yandi mabanki hari amabanki y'ibihugu atandukanye atareba ngo ufitemo konte, ahubwo akuguriza bitewe n'amasezerano mugiranye, nka za BAD. Nka za BAD cyangwa n'izindi. Hari n'amabanki y'ibihugu binyuranye, nk'Ubushinwa bugira amabanki aguriza abantu, nka ujya wumva nka Japani nayo ifite ibigega biguriza abantu ndetse bikabaguriza ku giciro gitoya. Ibihugu byakize byose bagirana amasezerano yo bita bilateral, noneho bakagurizwa bakazagenda bishyura bakoreye ku masezerano. Dr. waba warigeze usomaho wenda amasezerano ari hagati y'inguzanyo, hagati ku rwego rw'igihugu apana ku rwego rw'umuturage, haba harimo uburyo bw'ingwate? Akenshi nta ngwate izamo, kuko igihugu kugira ngo kigurizwe kiba kizewe. Noneho ingwate bareba isimbura ingwate ni ukureba ko nta myenda yananiranye kwishyura. Kuko nanjye ibyo ngibyo narabibonaga, nakoze muri Minisiteri ya Finance, ku buryo hari amasezerano nateguraga. Ayo ngayo rero mu kuyategura wereka abo bantu, ni nko kubareshya, ubereka ko nta wundi mwenda ukuremereye uzabasha kwishyura. Kuko iyo mugiranye amasezerano, ayo masezerano arubahirizwa. Tubahirijwe yajya mu rukiko mpuzamahanga, watsindwa bakagushyiraho n'ibihano n'indishyi z'akababaro. Ariyo mpamvu rero igihugu nta ngwate gitanga, ahubwo cyerekana ko gihagaze neza ku myenda kandi cyishyura neza imyenda cyafashe mbere. Aho niho noneho nongeye kugaruka ku mpungenge abantu bakunze kugaragaza, aho amadeni abantu bakomeza kurunda ku gihugu azishyurwa te, aho ntibaba baratanze ikintu runaka kikazaza kigatezwa. Ngira ngo wigeze wumva ku byavuzwe ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu Bugande, Abashinwa ngo bavuga ko bashobora kuzagitwara n'iki byose. Ibyo bintu, izo mpungenge urahamya ko zaba zidafite icyo zishingiraho? Izo mpungenge zaba zifite ibyo zishingiraho, kuko nk'icyo kibuga kiba cyarubatswe muri iyo nguzanyo, noneho nanone bakagirana mu masezerano ko baramutse bananiwe kwishyura cya kibuga, umusaruro uvamo wajya wishyura bya deni. Ariko ntabwo bari ukugitwara, ni umusaruro uvamo bohereza kugira ngo utwikire rya deni bafashe. Ibyo rero ni ibintu biba byaraje mu masezerano, nta gitangaza kirimo. Hari n'ibyo bavuga mu minsi yashize ku cyamu cya Mombasa muri Kenya, nacyo bavuga ko Abashinwa bashobora kuzagitwara. Ariko kugeza ubu sinumva hari icyo batwaye, ahubwo baragerageza noneho bakishyurwa neza, ibindi byose bakabihagarika. Ni umaze kutubwira muri rusange ibishingirwaho mu by'inguzanyo zihabwa ibihugu mu gutegura amasezerano, mu kugira n'ibiki bigiye bitandukanye. Niki kibuza ibihugu kugira amadeni? Ikibuza ibihugu kugira amadeni ni ukubera ubukungu bwabyo uko babwifashe. Hari igihugu kiba gifite amadeni menshi ndetse yarakirenze,
noneho bagikorera imibare kuko ya miryango twavugaga ya Fonds Monétaire cyangwa ya World Bank iba iri muri banki nkuru y'ibyo bihugu ireba ukuntu amafaranga agenda acungwa, uko ifaranga rigenda rita agaciro cyangwa ryongera agaciro, ku buryo bagiye gufata za nguzanyo nabo babagira inama. Iyo basanze hari inguzanyo wananiwe kwishyura, bakugira inama yo kudafata irindi deni kuko ryakwiyongera kuri ya nguzanyo ugasanga unaniwe kuryishyura kurushaho, ugiye mu bibazo. Nuko nguko rero ibihugu bigenda bigabanya amadeni byari gufata, noneho bigafata makeya ahwanye n'ubushobozi bwo kuzayishyura. Hari uburyo ibihugu byaba bifata amadeni bitewe n'ingano y'ibihugu uko bingana, kuko nko ku rutonde rw'ibihugu usanga nka Ukraine ifite amadeni ku mwanya wa gatatu muri IMF, Djibouti nayo ikagira nka biliyoni 10 hafi 11 z'idolari, hakaza ku mwanya wa mbere hakaza Argentine ngira ngo wigeze kumva ko hari n'igihe ibijyanye n'ifaranga byari biri kuyinanira, byaba bituruka ku ngano y'ubuso, biterwa n'ingano y'imishinga iri mu mitwe y'abanyagihugu, byaba biterwa n'iki gisunikira igihugu kugira amadeni menshi. Igisunika ibihugu biterwa n'igihe birimo. Urugero wari utanze nk'urwa Ukraine iri mu ntambara n'Uburusiya, ikeneye amafaranga menshi yo kugura intwaro, ayo guhemba abasirikare bari ku rugamba. Iyo ngiyo ifite icyo kibazo. Argentine bagiye bacunga nabi umutungo ku buryo baguye mu kibazo cyo kunanirwa kwishyura. N'ibindi bihugu rero usanga bifite ikibazo kubera imicungire y'inguzanyo byahawe. Ariyo mpamvu ntabwo wabishyira ngo ni ku bunini bw'igihugu, ahubwo wabishyira ku micungire ya za nguzanyo igihugu cyabonye. Naho ngaho harimo cya kibazo twavugaga, iyo inguzanyo babonye icunzwe nabi, icyo gihe igihugu nacyo kigiramo ingorane. Iyo igihugu kigiye kurwana intambara kigomba kugura intwaro kugira ngo cyitabare cye gutsindwa, aho naho hakaza ikibazo. Ariko ibyo ngibyo akenshi usanga birangira cya gihugu bagisoneye kugira ngo nacyo kibashe kuzamuka mu bukungu, kuko batagisoneye wasanga cyahombye. Mbese igihugu bavuga ko cyaguye mu byo bita fayite mu kunanirwa gucunga amafaranga cyahawe. Nk'ubu hari ibihugu byo muri kano karere usanga bifite amadeni makeya, cyaba ari uburyo bw'uko byifite bidakeneye amadeni cyangwa nuko bitigeze biyasaba? Ibyo ngibyo akenshi ni uko bitayasaba kubera kubura imishinga. Usanga igihugu cyaka amadeni kiba gifite n'imishinga kandi ifitiye akamaro igihugu. Tugeranyije nko mu Rwanda, umushinga wo gukwiza amashanyarazi mu baturage ugeze kure cyane ku buryo usanga muri iyi myaka 30 amashanyarazi yageze ku baturage yarazamutse akagera nko kuri 80%. Icyo ni igikorwa cyiza. Ugasanga inguzanyo zijya mu mihanda y'umukara ariyo ya kaburimbo nazo bigenda neza, imihanda turayifite iragaragara. Ariko hari ibihugu usanga ibyo by'amashanyarazi, ibyo by'imihanda ntacyo bibwiye, ugasanga rero atari ngombwa ko byakayanguzanyo kuko iterambere baba bafite uko baribona. Nk'ubu urabona mu Rwanda twaciye nyakatsi zavuyeho, n'ubundi hari aho wayisanga ariko yaba ari nk'imwe. Hari ahandi nyakatsi zuzuye rwose mu bihugu bimwe na bimwe
ugasanga za nyakatsi nizo nyinshi cyane. Ubwo rero batagujije ngo bace nyakatsi ntabwo wabarenganya, nicyo gipimo cyabo cy'ubukungu bwabo baba bafite aho bagejeje badashaka no kuharenga mu gihe cya vuba. Okay. Amadeni uko yishyurwa n'iki? Buri mushinga wishyura ideni ryawugiyemo cyangwa igihugu gikusanyiriza hamwe kikishyura batarebye ngo yavuye muri uyu mushinga? Igihugu gikusanyiriza hamwe kuko iyo mishinga yose aba ari igihugu, noneho bakagenda bareba amasezerano bagiranye, uko usanga amasezerano amara imyaka myinshi, imyaka iri hejuru ya 20 ndetse kugeza nko kuri 40, noneho bakagenda bishyura bakurikije igihe bagezemo n'umwenda igihe umaze. Ntabwo rero bagenda bareba umushinga ngo bawishyure aribo barebyeho bonyine, bakurikiza imishinga yose uko igenda ikurikirana, bakareba n'icyo bita échéance. Échéance ni ukureba amatariki bumvikanye yo gutangira kwishyura ya nguzanyo. Tumenyereye rero mu busanzwe banki irakuguriza mu kwezi gukurikiraho igahita itangira ikanakwishyuza. Ku gihugu ho bigenda bite? Na banki ntabwo ari zose. Hari banki bw'umwitangirizwa ikavuga tuzatangira kwishyura nyuma y'amezi 6 cyangwa nyuma y'umwaka. Hakaba n'izindi zivuga ziti uzatangira kwishyura nyuma y'ukwezi. Ibyo rero biterwa n'ubwoko bw'inguzanyo watse, ntabwo ari kuri zose. Ibihugu byo rero inguzanyo byaka babishyiriraho amasezerano yo kwishyura bashyizemo igihe cy'umwitangirizwa, akenshi kiba kirenze umwaka ndetse kirenze n'ibiri, hari n'aho batanga nk'imyaka 10. Ugasanga rero ibyo bifasha cya gihugu kugira ngo kibashe kwisunganya wa mwenda kizatangire kuwishyura gifite amafaranga ya ngombwa. Iyi mishinga, ayo mabanke, ukurikije wenda igihe wamaze muri ibyo ngibyo watubwiye, ese kwishyura ideni ni ibintu byorohera igihugu? Ntabwo twavuga ko byorohera igihugu. Kwishyura ideni ni ugushinyiriza, ni nko gukubita umutwe ku rukuta. Ariyo mpamvu biriya navugaga uba ufite icyo bita grace period, délai de grâce. Iyo rero délai de grâce ugomba kuyicunga ku buryo ubonamo amafaranga urundarunda ukazatangira kwishyura nta kibazo. Ibihugu rero bizi gucunga umwenda no gucunga ubukungu bwabyo neza, bigenda bireba amasezerano bikavuga biti iki gihe iki n'iki tuzatangira kwishyura, igihe iki n'iki tuzishyura uyu mwenda. Ugasanga ibyo bintu bigiye ku murongo. Hakabaho n'ibindi nakwita bya tereriyo bivuga biti twebwe twahawe amafaranga, cyane cyane bikavuga ngo ariya mafaranga twayahawe ku bwa kanaka ngo bazirwariza. Ariko siko bimeze. Igihugu kigomba kurebera hamwe kikareba mu mutungo wacyo nuko kizishyura ya myenda nta bibazo bibaye. Dr. Twegereza n'umusozo, buriya ni amahirwe iyo umuntu ahuye n'umuntu w'inararibonye nkawe wakozeho mu gihe kitanoroshye muri u Rwanda. Amadeni yafashwe mu kugura intwaro zakoze jenoside yaba yarishyuwe nyuma y'uko jenoside ihagaritswe? Uko amategeko ameze, amadeni yafashwe n'igihugu aba ari amadeni y'igihugu arishyurwa. Ariko nk'uko mbizi hari ibihugu bimwe byagiye bitudohorera ayo madeni ntiyishyurwe. Nk'ikitaradohoye rero ayo madeni yarishyuwe, ni ibintu byumvikana kuko igihugu ni igihugu,
ku buryo iyo ukirimo uhera ku bya kera byahozeho. Ntabwo igihugu gihinduka, hahinduka abayobozi, ariko ibirebana n'ibyo ngibyo by'uko ideni ryari rimeze, ibyo abantu babyumvikanaho mu bubanyi n'amahanga, hakabamo kudohora, byakwanga bakishyura, ni ibintu bisanzwe. Mu mboni zawe ukurikije amadeni wahasanze wabonye cyangwa y'umwumvise, ukurikije n'ayafashwe nyuma yaho, waba warahise ubona harimo akantu mbere mu buryo bwo gufata amadeni, wenda bakaba barabatira ideni rigiye gukora ku iyi poroje, wasanga ryari bukore nko ku muhanda hagakora akagenderano, uko poroje zakorwaga icyo gihe haba hariho superviziyo y'igihugu cyatanze cyangwa banki yatanze iryo deni, ku buryo koko nta buryo bwo bya bindi ujya wita inkebebe, nta buryo inkebebe yaza ngo muri rya deni ishoremo ukuboko. Nk'uko duhora tubiganiraho, buri gihe mu bukungu bw'igihugu habamo inkebebe. Inkebebe ni ukuvuga abantu batari inyangamugayo, abantu batari intore, bakora bareba igifu cyabo, umufuka wabo, ndetse n'ibibakikije. Urugero natanga ni nk'umuhanda wagombaga kuva Igitaramo ugiye Mukamira, amafaranga yarawugenewe yarangiye, uwo muhanda hari n'aho adaharuye, inkebebe zarariye ya mafaranga zarayarangije, ndetse tugakeka ko hari yari arimo yaba yaragiye agura intwaro. Icyo gihe bavuga ko bari baraguze cyane intwaro mu Misiri, bikanarangira batanazishyuye. Ubwo rero nk'uko wabivugaga, buri gihe mu mushinga hazamo abantu batari inyangamugayo b'inkebebe, bagakora uko bashoboye ku buryo wa mushinga bawurya, babyita kuwurya. Ugasanga umuntu ararya umuhanda cyangwa ararya inzu, n'iyo wa muhanda utazuzura, ibyo ngibyo ntacyo bimubwiye. Ariko muri iki gihe usanga inkebebe zarabaye nkeya, kuko bazifatira ibyemezo. Ntabwo byaba bitangaje kumva hari nk'abantu bagiye bakurwa mu myanya yabo kubera ko bariye ibya rubanda batagombaga kubirya. Ariyo mpamvu rero mvuga ko ibyo bintu byagiye bibaho, ibyo bita kunyereza umutungo wagenewe abaturage byabayeho, ariko ubona byaragabanutse cyane kubera ko abawunyereje inkebebe zirahanwa, ndetse bakazihana bihanukiriye. Hari byajyaga bivugwa ko nyine abantu bicara bakajya ahantu bagakora umushinga mwiza urimo n'ubwenge, bakawakira inguzanyo, ariko inguzanyo igashirira mu mifuka ya babandi bawukoze. Ibyo bintu nabyo bibaho. Ibyo bibaho, ariko ikigaragara ni uko ababifatiwemo bahanwa by'intangarugero. Niko bigenda, abo bantu bariho, babayeho, bazanabaho. Icyangombwa ni uko igihugu kibafatira imyanzuro ikwiriye. Ariyo mpamvu hari abantu banyuranye bagiye bagaragara muri iyi myaka 30 tumaze, ugasanga hari abantu bagiye bagaragara bakoresheje nabi umutungo w'igihugu, ariko abo bantu bagiye bahanwa. Nubwo tutavuga ngo bahanwe bihanukiriye, ariko barahanwa kandi bazagumya bahanwe, kuko gahunda ya leta ni ugutunganya ibintu byose byaba bijyanye n'ubukungu, byaba bijyanye n'umutekano, kandi noneho abakoze icyaha bakagihanirwa. Aribyo bita, nyakubahwa perezida wacu avuga ko ari ukwerekana, navuga responsabilite, inshingano zawe ukazerekana neza, utazerekana ukaba wakurikirana. Ubwo rero abo bantu bameze gutyo nibo baba bameze nk'aho ari cyo gihugu. Abantu kwa kundi umuntu nawe afata inguzanyo ngo atayikoresha icyo yayigeneye, ubwo ejo akazagira ikibazo. Abo nabo ni nk'ako bafata inguzanyo mu izina ry'igihugu, ariko ntibarikoresha icyo yagenewe. Ubwo abo nibo wakwita igihugu rero.
ntabwo njye nabita igihugu, nabyita abari mu buyobe batareba inshingano z'igihugu zo kugiteza imbere, bakareba kwiteza imbere cyangwa guteza imbere bene wabo. Ibyo ni ibintu bigaragara kandi biba ku isi yose. Babyita bribe mu cyongereza, cyangwa nka za ruswa, idonke, ibintu nk'ibyo ngibyo bitajyanye n'ubukungu bw'igihugu bunyuze mu mucyo. Navuga rero ko abo ngabo babaho ku isi yose, inkebe ntawe utazisanga, no mu bihugu by'abakomunisita ari byo bigoranye, ariko uzisangamo cyane cyane zikajya mu buyobozi. Ariyo mpamvu rero mvuga ko uko byakora byose ntabwo twabyitirira igihugu, twabyitirira abantu bamwe navuga bateshutswe ku nshingano zabo, kandi abo bantu barahanwa. Niyo mpamvu twareba abakoresha neza umutungo w'igihugu wa rubanda, abandi tukabareba mu nzira zinyuranye n'amategeko, kandi babihanirwa. Dr. reka twegereze umusozo rero, turebe nyine ikintu cy'ideni. Byashoboka ko igihugu kigeze gufata ideni nacyo cyagera ku rwego rwo gutanga ideni? Birashoboka cyane, kuko ni bya bindi ngo wagutanze mu kibo aguhaza intore. Igihugu kimaze kuzamuka kikagera ku rwego runaka, icyo gihe kizatanga n'amadeni cyangwa n'inkunga. Biragaragara no mu Rwanda hari inkunga zagiye zijya mu mabanki, zagiye zijya mu baturage, ndetse inkunga zirenze ideni. Niyo mpamvu rero igihugu iyo cyazamutse cyatanga ideni kigatanga n'inkunga. Hari igihugu kimwe waba uzi cyaba cyarigeze kujya muri icyo gice cyo kwaka ideni none ubu kikaba gitanga amadeni? Natanga urugero nk'igihugu cy'Abashinwa. Mu myaka 30 ishize ubukungu bwacyo bwarutwaga n'ubw'u Rwanda, ariko ubu ngubu gifite ubukungu buhanitse kubera umugabo witwaga Mao Tse-tung yafashe imyanzuro, akoresha Abashinwa, barakora cyane. None ubu ngubu Ubushinwa buratanga amadeni, ndetse bavuga ko ari ubwa kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe mu bukungu. Ariyo mpamvu rero navuga ko urwo rugero rwo gukora cyane rwabaye, n'ibindi bihugu byarukurikiza, noneho bikazajya nabyo bitanga amadeni. Ukweho wenda Ubushinwa abantu rimwe na rimwe ubukungu bwabo batavugaho rumwe, hari ikindi gihugu cyaba cyarabigerageje? Mu bihugu byabigerageje birahari. Hari bya bihugu by'Uburayi navugaga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose byahuye n'ingorane, Amerika ibihunguzanyo ndetse bamwe baha imfashanyo. Ariko hari n'ibihugu byazamutse nyuma y'iyo ntambara, harimo Korea y'Amajyepfo, harimo Ubuyapani, harimo n'ibindi bihugu nka za Taiwan, bigenda bitanga inguzanyo cyangwa imfashanyo. Ni ukuvuga ko rero igihugu iyo kimaze kuzamuka kivuye mu myenda, kimaze kwiteza imbere mu bukungu, gishyiraho gutanga inguzanyo no gutanga imfashanyo. Ni ibintu bigaragara rero mu bihugu byinshi bimaze kuzamuka, birabikora, kandi nicyo kizamura n'ubukungu, kikerekana ko kigeze no ku rwego ubukungu buhagaze neza. Dr. reka dusoze. Ubwo sinzi niba impungenge zishize ko abantu batazafatirwa iki, ariho nabo najyaga no bavuga ati buriya rega iri terambere mubona ikivu kiba cyaragurishijwe, bakavuga ibikorwa remezo cyangwa imitungo kamere yaba yaragurishijwe kugira ngo iterambere rigerweho, cyangwa ingwate cyangwa iki n'iki byose. Sinzi niba izo mpungenge zose zijyanye n'amadeni zaba zishyize ku badukurikira baratubwira, ariko
nawe Dr. sinzi niba nta kindi warenzaho kuri icyo kintu. icyo narenzaho ni uko mu bantu hari abo bita aba pesimisite, hakabaho n'abo bita aba otimisite. igihugu rero kigomba kugira aba otimisite kurusha aba pesimisite. umupesimisite ashobora kuba afite n'umurima akavuga ngo ninguhinga inyoni zizabirya cyangwa imvura izabura cyangwa bizagenda gutyo bimere nabi. Umwobutimiste akavuga ati ndahinga ndetse n'ibikomere izo nyoni nzashyiramo ikiramanyi cya serukiranyi kizirinde izuba niriva cyane nzavomerera. ubwo rero twebwe mu bihugu byose dukeneye aba otimisite bareba kure bagafata na za nguzanyo. ibyo kuvuga ngo hari abagurishije igihugu, ntawe ugurisha igihugu kigihari, kuko igihugu bakiguze wababona baje ugasanga nibo bakirimo, abanyagihugu nta n'ijambo bafite. njye rero icyo navuga ni uko abantu bagomba kuba babaye otimisite, bagafata inguzanyo bakazikoresha neza, hasigaye igihugu kigatera imbere. njye nicyo nifuriza buri gihugu cyose kiri ku isi. Dr. mwakoze rero ku kiganiro mwahaye Rwanda TV, kadushimira abari badukurikiye, tubibutsa ko ibiganiro nk'ibi nta handi mwabikura uretse kuri Rwanda TV hamwe na Dr. reka tukubwire ko tugukunda. murakoze cyane, nanjye ndabakunda cyane, kuko ibi biganiro bimfasha guhura n'abaturage kandi nkabagira inama mu byerekeye ubukungu, kandi n'abakeneye gukora imishinga mitoya batwegera tukabafasha. ku buryo nk'ubu nahisemo kugira ngo urubyiruko njye mbakoreye imishinga ku buntu bazamuke. noneho ikigo nyobora cyitwa AFAD, Agence Africaine pour le Développement et la Protection de l'Environnement, cyahisemo neza gufasha abantu mu kuzamuka mu by'ubukungu. ariyo mpamvu ngiye kubaha nimero zanjye, ni 0788322325. iza Airtel ni 0738322325. mumererwe neza rero, kandi murisanga tubagira inama ku byerekeye ubukungu butajegajega, buzamura abaturage bukazamura n'igihugu. murakoze. murakoze.